mbere na mbere ikipe ya Rayon Sport twababwiye ko hari abakinnyi umutoza hari ingingo Francis atabona muri VAR muri systeme ye ndetse bazaba batari muri projet ye kuko azongererwa undi mwaka sezitano uvuga ngo hari ingingo z'abakiri muri Rayon Sport twavuga ngo ni Rayon Sport izaba ari nshya kuko tumaze iminsi tubigarukaho ko abenshi mu bakinnyi umunsi bari mu ikipe ya Rayon Sport nta bazaba hari. Kwe twagarutse kuri Dao turaza no kuri umusimbura we atangiye kuvugwa Chimanga Bambe Bangara nahe nuko nguko kimwe na Vininyu bose bazahambira ibikapu bagende. Chimanga oya Bangara ari mwitiranye aryo ubwo muri ya container ya Bruno Ferri hazaba hasigaye Chimanga hasigayemo Chimanga container y'abakinnyi ko Bruno Ferri yarazanye Chimanga Bangara na Vininyu Chimanga na Benazizda nuvango muri ya container hazasigara Chimanga gusa kandi ugiye kureba Chimanga bro mu badefenseur maze kubona hano mu Rwanda sofa Chimanga aza kuri liste y'abadefenseur batanu beza kubera ko reba umukinnyi ubundi uratangira kumubona kuri match ya mbere yakinye bakina n'ikipe ya APR rebwa kigera mu Rwanda niwe mukinnyi mu bashya bari bahageze wareponze kurenza abandi bose abose se wanakoze kurusha abandi bose muri Rayon Sport kuri iyo match icyo gihe niwe wanakoze kurusha abandi bose nubwo Rayon Sport already byarangiye itsinzwe ariko contribution ye urayibona ugiye kureba hari abakinnyi benshi bazanagenda buriya twe twanabigarutse ntabwo turaza kubitindaho abari kuri tangente barimo na Aziz Basane barimo aba bana ngo ba Fisto ko bagomba gusimburwa n'abanyarwanda baza guhangarira umwanya mu kipe ya Rayon Sport turaza kugenda tubigarukaho abana ba Fisto kandi akuruta Fisto sizi impamvu buri munsi tumwita ntabwo uzi ko imyaka muri football ariyo kuri taringa urumva umukinnyi wa mbere twavuga ngo ikipe ya Rayon Sport bivugwa ko iri kurambagiza ni umukinnyi w'ikipe ya Mukura Victory Sport witwa Iradukunda Elitatu. Uyu mukinnyi ngo bijya kuza byaje kuri match ikipe ya Mukura yakinnye n'ikipe ya Rayon Sport. Muri hari umuntu wambaye amakuru ngo yagombaga kuzana n'umuntu bita Obedi kuri ya match bakiniye Muhanga. Abantu barabyibuka na match ya kabiri bakiniye hano kuri Kigali Pele Stadium. Umwe mu bantu bagoye ikipe ya Rayon Sport amwita Elitatu. Sinzi ndabara ko Elitatu ku bantu bamuzi. Sinzi ko ushobora guhakana ko Elitatu ari mu bana b'abanyempano bazi umupira hano mu Rwanda. Elitatu numwe mu bakinnyi bakiri bato b'abanyempano. Ya bura Elitatu afite nk'imyaka ingana. Elitatu ni bafite imyinshi nko 23 cyane ibiri. Nkuyemo yandi yo bavuga ngo biba n'ibiki. Ni muri 23 gutyo. Twebere nayo muhaye tereke. Ubwo ariko ndagereranyije ntabwo mbizi. Ni 3 ni ngigereranye. Ndagereranyije ntabwo mbizi uko ntabwo namubyaye ngo precise mvuge ngo ni niyi. N'ababyeyi batubyaye hari n'igihe bashidikanya. Elitatu no mukinnyi mwiza numwe mu bakinnyi beza bari mu ikipe ya Mukura banayimaze mu gihe kitari gito. Arya muri Elitatu yaciye muri AP. Oya abiza mu cyamere Mukura. Oya ntabwo yaza ari ikipe hano Kigali yakinagamo. Bajya muri Mukura manager wenda namuzi. Yigeze no kubakoreshereza kubafasha gukora test yo kujya gukina hanze biranga. Manager we hano Nyamirambo. Maze menshi burayisa buriya Elitatu buriya yigeze kujya muri test aragaruka. Ndumva aramaze yameze agera muri 6 aho. Oya 6 ntabwo arimo ko ndabyibuka kuri test hano haruguru na ba Cindy Jesus na ba Amza we bari bamushimye ikibazo cy'imyaka none umusore wakinaga muri bira bya equipe yo mu Berege hari ibindi bya nyuma bya Elitatu nyine ubu ni ubufatanye bw'ire equipe nyine bagiyeho kuko manager wabo ni wakoranaga n'uwo muntu wo muri FC20 wari waje mu Bubiligi wari waje kureba ibyo bimeze.
ariko icyo nashaka kugaruka ni iki ngiki njye nemera ko Eritatu ni umwana w'umukinnyi w'umunyempano, ni umukinnyi urebye kuri calibre ye n'urwego afasha mukura biraha n'ibyo. Simvuze ko ari umukinnyi hatari ugomba kwicara yumve ko ngo umupira wuzi. Yazi umupira, umwana azi umupira. Hari kuza ubwana nka bwa Rene. Ari mu bawinga bazi umupira nyina namwe. Hari kuza ubwana nka ba Rene bukamurusha umupira, bukaba bwakora ibintu bigize. Bivuze ko yaje ari umunyempano twemera tunatinya, ariko nyine rwanda hari utubwiye witwa Placide ngo yazamukiye mu ntare nibyo. Mu ntare za pe. Yazamukiye mu ntare Eritatu. Ariko bariho yazamukiye yego. Namubonye ibotare. Ikipe hano bariko batedora twabona k'imyaka 16 ariko yazamukiye mu ntare. Uretse mbaze ariko nyine nge nko ku kintu navuga kuri Eritatu Pablo Nanda barasa. Eritatu uko ameze ubu ngubu aca amarenga ko akura asubira hasi nyine muri level ya competition. Ndumva asa n'ugiye kwitara imyaka ine niri gushaka gucamo ari muri mukura aba mu Rwanda Kigali avuga ati mwana y'imyaka 16 ibintu yakoraga ku mupira iradukunda Eritatu yarushaga aba bawineza Rene ba Kiyovu Sport gusa umwinga wamurushaga hano ni ariko noneho uko umwaka uri kugenda abanyarwanda uko umwaka uri kugenda ujya imbere Eritatu agenda asubira inyuma ubu kugeza ubu ngubu watangira kubanga ese uramutse ufite ngo ba Darisi ngo naba Eritatu ngo watekereza ndembere uvuga ngo sindi naba Eritatu watangiye gutekereza ndembere noneho yahindutse wa mukinnyi wo kugeranywa na babandi bari kuzamuka nyuma ye kandi uburyo yari yazamutse Eritatu yari yazamutse asa naho noneho ari wenda simbigire shampiyona ya Espagne mbizane nka hano mu Rwanda yari yazamutse Buramini Amare kwa kundi yari yazamutse nyine ubona nyine afite umwana ufite impano idasanzwe cyane ariko musizi ya kabiri bigiye kwa famu ya Lotifi ubona ntawo gakira umukinnyi bari kwifashisha na gutya wenda asa naho ari gusa naho aramforosa forume ziwe ayongera kuba mwiza ariko nabwo none yari yaba wa Eritatu twabonye ari kuzamuka cyane ku myaka ya 16 yari igitangaza cyane ari kumwe n'abana bitwa ba Shafu Kamanzi nabo basuye inyuma bakajya mu muri Musanze aba barushema Chris muri Rayon Sport n'aba Aimable ubona ko nubundi ari abana bari gutanga ikizere mu kipe ya Mukura ahubwo wenda sinavuga ngo azaza ngo aje gukora ibitangaza biremereye cyane muri Rayon Sport ariko nanone kubera ko ekipe hari amategeko yuko igomba kuba yabanza n'amahanga umunani ikagira n'abanyarwanda beza ahubwo twibaza ngo muba winga icyo navugaga ni iki muba winga baba bakeneye hano sofa mu Rwanda kubera ko byanga bikunze ira secteur offensif yose y'imbere bagomba kuzakiramo abanyarwanda Pabo ikintu ariko Rayon Sport mu banyarwanda ifite hari imbere nini sitayici gusa tayici se n'uwayo na Eve Habimana bazamurika ufite ni Sindi Paul mu banyarwanda bonyine niwe wayo ariko icyo kuri Eritatu akanya kujya ku isoko nyine niba ushaka ni bimwe njya mbwira ama equipe mu Rwanda njye nkunda kwivugira nkavuga uburyo sometimes zibeshya abantu ko zikomeye kandi zidakomeye. Uri Rayon Sport urashaka kwiyubaka ngo ube equipe ikomeye urumva ko mu masigning ugomba gukora na signing ya Eritatu aho ngaho wabyishe aho ngaho ntabwo uzambwira ngo ariko turareba irareba abawinga abanyarwanda bahari ntabwo uzambwira ngo itegeko ngo ni winga ngo ari umunyarwanda oya none se arega Rayon Sport dore ikibazo izanagira mutanaza Rayon Sport idasinyisha ira secteur offensif mu banyarwanda byazagorana none se ni ngombwa ko ufite abanyarwanda buriya sinzi impamvu njye nabonye dore Rayon Sport byanga bikunze dore ikintu njye nashaka kwivugira kuba wavuga ngo ugiye kugura Sindi Rayon Sport akanya itandukanye Rayon Sport yo mu myaka 5-10 iheruka sinzi nimba mu kijyanye n'ubushobozi amafaranga agiye ruti yonyine nibwo bwa mbere Rayon Sport igiye kwitangirana nyine amafaranga y'ingengo y'imari arenga miliyari ihari apana kuvuga ngo ni mu bitabo ngo tuzakura ngo kuri stade tuzakura hehe none kuri cyo kiragano gishya cya Jelut ntabwo ugikeneye umuntu bita Eritatu wowe signing ya mbere usutekereza ngo utekereje kujya muri Mukura ngo uzane Eritatu ariko Eritatu byumvikana yuko rero
ibitekerezo ubwo ngubwo nicyo nahita mvuga ibitekerezo biracyari bya bindi ubwo nyine rwaho ngo ntabwo ubundi abantu benshi iyo umuntu agize amafaranga aje isaka rya benshi ari umunyarwanda nubona akanya ngenda barasa ibitekerezo mfite aka kanya bingana n'ubushobozi mfite ndamutse ngize ubwatsi cyangwa ndamutse ngize amafaranga menshi nagira ibitekerezo bitandukanye n'ibyo mfite aka kanya natangira gutekereza imishinga migari ntabwo nanjye gutekereza imishinga y'ibintu biri aho ngaho bisanzwe nyine kuko ndi gutekereza ibisanzwe kuko nibwo bushobozi mfite ariko noneho Rayon Sport kuri Jeruti ni Genizane Mushamburi yaje hatari ni bwo bwa mbere Rayon Sport igiye gutangira na miliyari irenga iyo ifite gutya cash ukimbwira Jeruti nanjye ritatu rwose none akanya mise mindura intebe Rayon Sport y'amafaranga Jeruti ni Rayon Sport igomba kujya mu matsinda Elite atara kujya mu matsinda aya ntabwo byashoboka Elite tusaraguhesha igikombe ko nabonye umwana yerimina ndabara aya kujya mu matsinda ari mu bana bagoye Rayon Sport ejo bundi kuri Kigali umukinnyi afite imoso ari ikintu mutajya mureba abakinnyi cyane cyane bo mu ntara iyo azi kajya gukina na Rayon Sport iyo azi kajya gukina na APR urumva iyo azi kajya gukina na Kiyovu aravuga ati Kiyovu nawe nyijemo i Kigali nkigaragaza hariya nawe ma equipe niyo Rayon Sport na APR zaba ziri kundebera hafi iyo bakinnye n'izi equipe rero baza basa nk'ahari bashya ariko kumbwira ngo aka kanya ngo mu masayiningi ahangayikishije Murera ngo ni ritatu aho ngaho rwose ni hahandi nkuko nabivuze iraseze itangira muri kumwe ngo ndi guca iteka ndibaho nta equipe nimwe mu Rwanda izakina amatsinda kandi hayakina kubitewe n'amasayiningi izakoraga warambwiraga ngo Rayon Sport ngo ushaka bigira Imana Bed umaze imyaka adakina uhora mu mvune ukambwira ngo ukambwira ngo uri APR ngo ujye ngugaruye ngo ufite nomborenga ngo urabona ngo afite potential atari ngo uguze ngo iraguha Haji uguze umudefenseur ndo wa Alex uzanya Alex cyo gihe naravuze ngo aya ma equipe uko ndi kuyabona nta nimwe ifite ubushobozi bwo kujya mu matsinda kuko ntabwo abitoragura ntabwo abasifuzi babiba nkuko babiba hano Nyarugenge rero naka kanya na Murera eritatu mu Banyarwanda ngiye kumva nkumva ngo ugiye ku isoko nkumva ngo ugiye ku isoko ngo izanye eritatu arega ari mu Rayon Sport aka kanya championnat itegeka ko cyangwa bikunzwe no kufita Abanyarwanda ndabyumva none abahari beza abashamburi yaje bakina ruhande barenze uyu munsi eritatu nyenemera ko mu Banyarwanda bahari beza uyu munsi bawinga ari cyawaserengo ubwatsi ndabufite arimo cyane ariko urumva ntabwo ari ngombwa kugera niyo mpamvu eritatu wawe ntabwo ari ngombwa ngo umuwinga aka kanya Rayon Sport dore ikintu ikeneye uwo bita Ndikumana Sumana asigaje umwaka umwe nabemerera ko mutandukana muzamurika yigendera urananye n'umwataka ntembe urumva fari nganye nawe bombi babiri mumureka agende bombi babiri Aziz Basane niyihute cyane n'ibikapu Pablo uzamuherekeze liste tuyirebemo zamushakira indi kipe Pablo liste uwo bita Vininho liste turebe abazasiga ndi kuvuga iyi ntuza y'imbere kuko Pablo ni hahereye ruhande rwose rw'imbere umukinnyi ugomba gusigara mu bakina batayizamu muri reyo ni Sindi wenyine hari undi oya ni Sindi wenyine Tayichwe polisi zamusubirana nose Rayon Sport ura Tayichwe cyari gufasha reyo kuri Rayon ya Jeruti Tayichwe ntabwo yabakeneye ntabwo akenewe ariko kugira uzane uwo eritatu agumana Tayichwe nazana eritatu pe none sasa nazana eritatu tuvuge mu bahari ba Rayon aka kanya ufite ubushobozi bwo kuguma hariya nitubonye ko ari Sindi ari imbere mu Banyarwanda muri bose none se uzagumana Basane uzagumana Faringayo uzagumana Sumana ikigaragara cyo umwana bita Sindi n'ufite mu kibanza hari nawe nyine ariko agomba kuba ari umubenshi ntabwo azaba ari umukino ukina ubanzamo Rayon Sport ikeneye ba rutahizamu babiri ikeneye abawinga nuvuga ngo nomero 9 ikeneye aba rutahizamu babiri b'abanyamahanga urumva igakenera abawinga babiri b'abanyamahanga n'undi mu winga umwe w'umunyarwanda abo ngabo uko ari batatu Murera irabakeneye ariko kuvuga ngo
muri abo ubwo ni kuvuga ngo abawinga babiri b'abanyamahanga bagomba kuza basanga Sindi bagashaka undi mu winga umwe w'umunyarwanda ariko ntabwo ndi kubona ari Elite. Aka kanya tujye mu bawinga bahari noneho. Tujye mu bawinga bahari. Amoyengo yari ndirene gusa nta wundi muri. Oya Elite tujye mu bawinga. Ndabaranye nemere ikintu kimwe. Shampiyona yacu nibidutegeka ko ikipe izana abakinnyi b'abanyarwanda ibi bafitemo ureba abahari n'ubundi ntabwo uzakura abakongomani. Icyo nemera se Papo. Nyine mu bahari. Elite muri buku. Nibonengewe. Kuri icyo kintu ari mu bawinga beza ngewe. None se ndahitamo pe. Ndabara. Turebe nose turebe. Rero niba baranamutekereje. Tubanza turebe. Nayigira inama. Tubanza turebe mu bahari. Nubwo atakina ariko akaba ari muri group. None se ikintu nibaza Pablo. Batabaye abawinga konje nabonye ngo ni transfer imwe iri kuvugwa nabonye reka tuzijyanire rimwe we tubanza turebe katuzijyanire rimwe nigiye tubanza tuve kuri uyu nguyu turebe koko ni we mu winga ukenewe ni we Mureri ikeneye ugomba kwifasha kujya mu matsinda aya matsinda byona none se rega aya ma equipe rero Sport ni yagiye mu matsinda ifite ba Nyandwi Saddam aya ma equipe Nyandwi zo byagenda guko yahamagarwa no muri national Nyandwi ifite ba Nova Bayama ifite ba Nova Bayama ibyo nagwa bivuga umukinnyi Elite tuse Nyandwi kuki mwumva yari umukinnyi wa feka yahamagarwa mu kipe Rayon Sport izanye Elite ntago rero yabije gushingiraho nuko ba Nova Bayama bazaga basanga ba Shasiri nabande ubwimuzane agume abenga ntarindwa muhari muri re oya uyu nguyu yajya simbura kwa kundi ikipe isimbuza ariko twadere dore imyumvire dufite ngo ikipe ngaza n'umukinnyi ngukina ikizere mfite kuri iyi komite ya Shema Fabrice Ferwafa cyangwa kwa Muneza Budara Ferwafa azavuga ati ikipe nimufite ubushobozi bwo gutunga abanyamahanga 30 bazana ngewe izo nzozi ndazigira ko Shema umunsi umwe azarekura cyo ni mwaka w'abanyamahanga yego cyakoze nacyo kibyaje ngewe izo nzozi ngewe oya bikanga muri Tanzania hagakina ubikoreye ngo Tanzania ngo ikipe ya Tanzania twe twayitsinda dufite ubushobozi bwo kwitsinda hagakina uwabikoreye umunyarwanda wabikora akabanza mu akaba ari ubanza mu kibuga niko byari bimeze ku bwa Boko Alabama cyane ku bwa nose ntabwo twabonaga ba Migina ba Haruna Niyonzima bahangana n'abanyamahanga Bayiranze Jean Claude kandi byabagize abakinnyi beza kubera niho duheruka umukinnyi mwiza wa undi ku mugani ndabara hari umuntu umbwiye Rayon Sport gupfusha amafaranga ubusizana Elite ahubwo yasabye mukuru umuntu bita Joseph Sakakaza gatandatu none se siyo yaba ariyo transfer hatara cyo ndacyumva cyo nacyumva apana kujya kumbwira ngo ngushoye ngo amafaranga ngo ugiye kuzana ngo Joseph Saka ngo itatu ndi kuba itatu Joseph Saka aho ngaho nabyumva na 50 nge nazitanga kuri kira kigaburo 50 zo ntazo Murera ntabwo yagura umukinnyi man Joseph Saka ntajya avunika icyo ni kimwe icya kabiri numero 6 natsinda anahozaho so undi rero ben ubwo nameneho iyi foto muhaye Rayon Sport ubwo yakiraga n'ikipe ya Etincelle abantu barabyibuka banganya igitego kimwe kuri kimwe abantu bajya kuri YouTube barebe uyu mutaramu umukongomani abantu benshi bikanga ko ari umunyarwanda ariko sibyo umukongomani hatari rero namutereka kuri YouTube ukuvuga ngo hari ukuntu ikipe ya Rayon Sport iri kujya kumanuka gukina ifite staff y'abantu barimo n'uyu nguyu bitaga Kinyashasi barimo uriya witwa Eric mushuti wanjye ndabara w'inyabitekere harya n'uw'inyabitekere Gisa Eric w'inyamasheke Gisa Eric no w'inyamasheke cyane utishange za shange yagize mu n'inyabitekere inyabitekere na shange biraturanye aba ngaba hari umuntu wambwiye amakuru ubwo abantu bari ku YouTube muri kubibona umutara mufashe uyu mwataka hari umutara wambwiye ngo iyo Rayon Sport iri gukina ngo bari kureba ibintu bibiri cyane cyane abantu bafite ijisho ry'abakinnyi buriya ngo umuntu bita Gacinya Chasden niwe warebye umukinnyi bita Obed
ya match bakiniye Muhanga Innocent Oscar wese umuzamura niwe wahise umuzamura kabisa yahise amwangira ko asubira i Butare ariko ntabwo asubiye i Butare yakoze operation nka yandi yakoreye Obedi burya ntiyasubiye i Butare yakoreye Yannick ntabwo yasubiye i Butare sinabikubiye nabango yahise amuzamura basi bamuzamura ese azi Kigali ahubwo nta nicyo kintu bakoreyeho bitari Rutanga iyo nkuru kutayimbwiye ntabwo nabikubwiye bahita bazamura Obedi maybe kutari wakoze kuko nagize ngo yajyanye n'abakinnyi bamukura noneho gacinya ibintu byose ibintu byose byarangiye Obedi ari hano i Kigali match ya Rayon Sport na Mukura kirangira i Muhanga Obedi ntiyigeze asubira bahise ko muzamura niko gacinya namwe turajya he ngwino we uri hano i Kigali ati wowe uri interested cyane ti usigaje Kigali iki kiniki Mukura ntibyanga ngwino ariko buriya babigenje narebye interview y'umugabo bita nuzu y'inguyu taramuri kuvuga ngo witwa Patrick yirwa ngo Giserike ngo n'uw'Inyanza umuntu baramuzi niko ariho yakuriye yakuriye Inyanza niho yakiniye kwa wa musaza cyane ubwo rero mu gakenyeri kwa Baobe ruvuga ngo Sparks Victory niho Eritatu yazamukiye ni manager w'imwe arakoze cyane yazamukiye mwita Sparks Victory niya heyo kipe ni hano Nyamirambo ubwo rero umuntu arambwira ngo uburyo ngo bazanyemo Obedi bamukura mu ikipe ya Mukura akarara i Kigali noneho diru zose bakazikora ari i Kigali agasinya ngo ni nako iyo timu iri kugenda ihura n'abakinnyi mu ibanga rikomeye cyane cyane si bitunga amakipe ari kugenda cyane n'ikipe ya Rayon Sport ubwo twatangiye kwinjira mu zandani none ikipe ya Rayon Sport ikina n'ikipe ya Etincelle abari akakaru bakandika hantu ejo bundi batabona transfer zatangiye kuvuza ubuhuha kabati nyamara abantu barabitubwiye tubabwiye ari 3 bivugwa ko yaza uwa kabiri ni umusore mukongomani abantu mwabonye aperikira n'ikipe ya Etincelle ndabara abantu bose bavuye Rubavu wari uriyo wowe ari ndiyo waramubonye abantu bose bavuye Rubavu Ibrahim Abdul Kasapu yitwa Ibrahim Abdul Kasapu naje ukabuta amakuru ko uyu mukongomani ikipe ya Etincelle ngo yamuguze mu ikipe yitwa Bukavu Dawn ariko gatatu ngo yateye kuri match ya Rayon Sport banganya gatatu yateye kuri match ya APR ngo yagaragaje urwego nyine rudasanzwe rw'umukinnyi ushobora gufasha equipe Kasapo bakina na Rayon Sport yateye match nk'iyoganije yo gutera muri iyi minsi cyane ubona uburyo ya gatatu igerayo byibuze umudefenseur ushobora kwirukana umupira ukaba wamukurikira ntumufate ni Burayi baba bakeya babo ku mpande nk'abari aba Davis muri Bayern Munich bene natubonera amafoto ye menshi kaze mu izina rye ukuntu uyu musore akina ayanyanyagize kuri YouTube abareba bamurebe afata ikintu bita wing y'ibumoso yose kuruwari yose wing y'ibumoso yaririho ya Rayon Sport Denizira ndigire rwose yaririho uwumukiza Obed ubwo uw'ibumoso wa Etincelle yahanganaga n'uw'iburyo wa Rayon Sport rero uwumukiza Obed imbere hari Azizi Basanikuranye Azizi yashize nyine bya bindi none Abdul Kasapu Azizi yari cyageri aha Azizi Etincelle yarayikina hari uwitwa yahanwe nyuma yahanwe bacyagurira ntiyayikina yahanwe bageze i Kigali noneho yasibye match ebyiri ya Etincelle yahanwe bageze i Kigali n'ubundi we ahubwo ya Etincelle yarameze neza iyo yari yashize ni match ya Rutsiro iyo ni imbere gato hacemo ukwezi n'igice ndabyibuka umuntu bita Kasapu rero uburyo akina afite karite abantu bari ku YouTube bareba amafoto ye niho biri kubera cyo akaba ari umudefenseur bigoye ko ushaka kumucekana umupira bitewe n'ikintu bita pressing agira niyo mpamvu nje ntanga urugero kuri nka Alphonso Davis w'ikipe ya Bayern Munich uyu Ibrahim Abdul Kasapu
yafataga umupira agahita azamuka yirukanka cyane none ku buryo byagoraga ba umukiza wa Bede kongera kumugarura yazamukanye umupira kuri speed yabaga ari hejuru cyane ariko nubwo yaba ari hejuru byaba bimeze gute uburyo ikipe ya Rayon Sport bije ifite n'uburyo iri kwiyubaka sindatangira gushigikira ibitekerezo bya Abdul Kasapo muri Etincelle nibyo birashoboka ko abahendukiye nta kibazo birashoboka ko yewe kuko nabo bazatandukana ngiye umugabo simuzi Abdul Kasapo si nyine ntabwo ari umukinnyi nigeze nyine byanashoboka ko sinigeze mfata umwanya bivuga ko umutoza ubwe hari ingingo yamushimye ntabwo nigeze mfata umwanya mvuge ngo reka nkurikirane nanjye ntabwo nigeze mukurikirana ngo ni Gasapu Ibrahim Abdul Kasapu bamukuye mukongomani birumvikana mukavu dawe wagenda kuri gatatu nk'ishanyarazi njye ntabwo ndafata umwanya ngo mbe namukurikirana ariko njye namurebye uko namubonye ni mwiza buriya rero aya ma equipe yacu ariko none se Rayon Sport ajeruta ijya kuroketa muri Etincelle ariko oya none se Pablo dore ikintu kimwe kiriho ko bazatakaza oya reka mbabaze ikibazo dore ikintu ko bazatakaza dawe bazasigarana ganije wenyine urabaza ikibazo nicyo dufite kitarakemuka izi equipe nyine aya ma equipe ajya akora amakosa niba tuvuga ngo dukeneye APR ryano dukeneye ngo bakina na APR yatanze assist ebyiri urumva mu cyamahoro narebe rega na Kabange yatanze assist ebyiri bari gukina n'amagaju angarega n'umukinnyi ukomeye bukeye hari ingingo mushyira benshi 90 irashira icyo rero nashaka kuvuga ni iki ushaka kwiyubaka yego ni byiza guhera mu rugo buriya ngewe nemere yuko kuko sinkeneye Rayon Sport nongera kubona mu nzovu yuzuye abakinnyi 70 ngo bari gukora ngo test ba Chancel Ndongo Meng bakamera nka babandi bakaramakore babateje ibibazo ntabwo wibuka bakaramuka ibibazo bari bateje hariya ariko ahantu yanabaga hariya karamako byari ibibazo kwirebera icyo navugaga rero iki ngiki ubanze no kumwishyurira getoa ni byiza yuko muri buze guhera hano muri ligue yacu murebamwe abakinnyi ariko se muri kureba kuri level ya shampiyona mukanareba kuri level mpuzamahanga cyane impamvu ni noneho ku rwego rwa shampiyona wambwira yuko ukina na APR bakwibye iyo kufa nako sori iyo bagatanga peno itabaho wambwira yuko umwaka ushize wabuze igikombe kubera umugabo bita Ngabo y'Isonga sibyo wambwira ABCD ukagenda ariko se koko ariko uyu mukinnyi mugiye kumuvuga urumva ko adakeneye ntabwo ndi kumuvuga ngo ni runaka uwo mukinnyi nyine mwabanje kureba se ari mwiza Rayon Sport ntabwo yabikoze div mwabanje kureba ari mwiza ntabwo Rayon Sport yabikoze div uburyo Gasapu umukinnyi wawe bica bigacika ntaramumenyera dore uburyo bwa mbere itabikoze div kongera turebe ko tunumwasha uwo muntu arushaga nijoro reka nze mbere maze mumbwire sofa ntabwo arushaga nijoro none se Rayon Sport ikeneye umukinnyi w'umunyamahanga uza kwisha benshi agane nk'ibya Azizita nyine mumbwire Rayon Sport ikeneye undi munyamahanga ganijoro arisha benshi cyangwa Rayon Sport ikeneye umunyamahanga uza kubanza muri byo ejo bundi nani kukubwira we na Kazungu Clever turi muri stade pub ati ikintu nge nemera nshyigikira uri umunyamahanga ufite ubushobozi bwo kubanza mu kibuga mu munani niba udafite ubushobozi bwo kubanza mu munani uri umunyamahanga uramara iki muri equipe Rayon Sport nijya no ku isoko mu banyamahanga ntikarenze abanyamahanga 10 agomba kuba arimo 8 babanzamo n'abandi babiri bagomba kuba bari muri stade rimwe na rimwe jewe kuri Rayon Sport inama nyigira ni imwe niba umukinnyi mutazongera kugwa mu ikosa kuzana umukinnyi mutazi iryo ryo ni ikosa rikomeye ariko nabwo umukinnyi mutazi uwo Gasapu impamvu y'Ikasapu niba ari Gasapu nimba ari Gapapu yitwa Abdul Kasapu niba adafite ubushobozi bwo kuza kwicaza umuntu yamwicaza uyu we na Kazungu si mwari muri kumbwira uburyo Gasapu yamwicaza mwari murimo mumbwira uburyo nimero 3 wa mbere ari inde
ubu ngubu mu Rwanda nimero 3 sore mu ntwaro uvugaga nawe na Cleo nimero 3 oye mu sofa mu Rwanda oya ugiye kura kuri forume wavugaga nijuru najya kurya indimi none se Gasapo yazanye nko kangahe oya ariko hari umukinnyi ukina kubera forume uri nyine none se Gasapo ahandi none se nijuru nitumuzi none se Gapapu ni bari Gapapu ahubwo se Gasapo arahandi hantu wamuzi yaza imbere abashimwe Christian ahubwo murera mugari nijye kuri Christian ujya kuri Gapapu wiki ahubwo aho kugira ngo nzane undi defenseur w'umunyamahanga yazana Christian wariterazanye ingingo ikomeye aho kugira ngo nzane Gasapo uraza kwicirwa na wowe Christian arahari wazanaga none Christian agakombana na Ganijuru kavuga ati umunyarwanda ku munyarwanda uyu mwanya hatazagira undi munyamahanga uza kwigwa murabona atera umuntu ngo bita ngo Gasapo ngo Ganijuru ngo twaramutije ngo agenda amanura ngo viziyo ngo agaruka ntawe umugaruye mugeni muzanya zizdaho muzanye ngo ari uyu murundi ari yamwita ndewe sinzi niba kina ntabwo nge uriya mufata nk'umuntu uba muri iyo si mufata nk'umuntu ukira muri iyo umusore ejo muri namubonye wawe arahembwa bro kwezi kurashira agahembwa arahari musore namubonye muri stade amahoro baragenda uzanya abakinnyi bose urazengurutse uzanya abakinnyi finally Ganijuru wavuze ngo yagarutse ntawe umugaruye ubu ngubu Ganijuru ngo yaje wari ubu ngubu arimo aratera ariko mari Ganijuru ari gutera arimo aratera gatatu mpuzamahanga urumva none ngo Gapapu ngo Etense oya ni Gasapo bro wifata izina ry'abandi nguri yitwa Gasapo ariko nyine dore igitekerezo cyawe nashigikiye dore ikintu nari kigikiye ni iki oya Pablo nari nararangiye Christian arahari nari nararangiye uyobya murera nari nararangiye Rayon Sport yitondere kuzana aperi niyo nama naho ndayiki bitondere kuzana abakinnyi batazi erega kimwe Gasapo niba mbona yabafasha dawagiye yabafasha kurusha ko Christian yabafasha uzane akine nta kibazo ikintu ndi kwibaza kuko ari umunyamahanga wabusimbuye undi oya ikibazo ndi kwibaza urabizi uburyo Fedo match ari abanyamahanga 8 none ugiye kuzana undi munyamahanga wo kuza akwicira imibare none utanabanza mu kibuga wo kuza gusimbura none se ubigwiga ariko ataza ngo banze Gasapo ntabwo abanze kikoze uretse niyo mugabo kurote rero wajya muri sport akicaza Ganijuru Pablo Zabari Gasapo ugenda cyane n'abakinnyi bari mu shampiyona y'u Rwanda uwo Gasapo igitekerezo cya Gasapo ni ugiye kuza kujyana Rayon Sport mu matsinda ariko wirebera mu matsinda wanjye aya ma equipe riga Rayon Sport shampiyona Rayon Sport nge simbona Rayon Sport twara shampiyona mu myaka 3 birebera mu matsinda tuze simbona Rayon Sport ndabona Rayon Sport mu matsinda kurusha Rayon Sport twara igikombe mu myaka 3 urabona amatsinda rero yayohera kurenza igikombe amatsinda kuri Rayon Sport yiyubatse ariko atari aba Gasapo aho ndinda Gasapo Rayon Sport yiyubatse neza kuko Gasapo uraza muri yazabanzamo kuko kankubwire mu gihe mu Rwanda Rayon Sport ntibumve ko ari ubushobozi buke ndi kuvuga ngo bwatuma badatwara igikombe batanyumva nabi mu gihe tugifite arbitrage imeze gutya Rayon Sport ikijyanye n'igikombe mwihanagure mwiyakire mujye mureba ko mwaca muri humye mugatwara nk'igikombe cy'amahoro kuko bazabiba bazagira gute ubigiye kuzajya ibyo bigira urwitwazo ibikombe idatwara ngo nuko babayi none sikangwereke mfite icyo mvugira hari cyatakaje mu Gesera njyewe Rayon Sport nge ndabarasa uko nabonye umwaka ushize Rayon Sport yabuze igikombe kubera umugabo bita Ngabisonga none se muzi ko ari gutsinda imikino yari isigaye nge niko nari mwabyeretse njyewe ndi kukubwira ko uko nge nabibonye nawe ufite uko wabibonye nawe wemere kuvuga uko wabibonye ntabwo mwe mwabyeretswe wowe ufite uko wabibonye kuko hari imikino wowe vuga uko wabibonye yari isigaye wowe vuga uko wabibonye wowe hari imikino yari isigaye ariko hari uko wabibonye nyine wowe ubwo niko nanjye niko ndi kubivuga ariko ariko nge mu mboni zanjye Rayon Sport yabuze igikombe kubera ifirimbo umwaka ushize nge nabisubirishijemo nabisubiramo n'ababandi ngo bahamagara abantu ngo babasubirishamo ibintu mbite yari kubisubiramo uwantu maho yaba yanayobye urumva aka kanya Rayon Sport ubwayo yarizize kuba itaratwaye iki gikombe uyu mwaka akavuyo kabo hariya indani ngaho perezida ati umutoza simushaka ati perezida wafana ati uyu perezida nagende abandi ati pura nyine abatoza nka batandatu muri shampiyona
uhinduranya igurishanya abakinnyi bagera muri 37 muri sezi imwe. Ibyo byose ni ibintu bitatuma nyine kipe ivuga ngo ndatwara igikombe. Ariko nyirizina agafirimbi mba mbona muri iyi shampiyona yacu nta na rimwe njya mbona agahengamira kuri Rayon. babigoye. Nta na rimwe njya mbona agahengamira kuri Rayon, mbona agahengamira ku ma ekipe amwe namwe. Ariko Rayon ntirimo. Ariko nayo hari igihe ikamafura, hari igihe igenda ikikamafura kuri Mukura bimeze kayihengamiyeho. urumva hari igihe igenda ikikamafura, kuri Mukura bimeze hari igihe igenda ikikamafura igahereza muhazuse byagenze nibyo ndi kuvuga. Hari igihe igenda ikikamafura nayo ikagenda, ariko hahandi rukomeye irabura bayishyira pembeni, ntabwo ari priority. Uwo mupira wacu rero niba rero Rayon Sport mubona shampiyona byaranze imyaka ibaye ubwatsi, nimuhitemo ikintu kimwe, muvuge ngo reka twubake ikipe ikomeye basi bahereye kubo bazi kuri ba Gasapo. fata Joseph Sakumuza Oho nabyumva ukire gatandatu. Ariko ubundi uwo Kasapu niba umutoza aramwemeye, Pablo n'umutoza aramwemeye, Pablo nari bimuzana umushyire kuri gatatu turebe Zabaleta, urumva twe kuvumira itararenga. wemera ko Rayon Sport ubu ngubu amafaranga ifite ubushobozi bwo gukora scouting y'abakinnyi. Apana kuvuga ngo apana ngo Emifaya ngo yaturangiye umwataka, ngo akagenda agasanga revenue. Emifaya nawe bamuha umwataka ataza atakurikiranye ko ari umu agent umumuhaye wo muri Nigeria cyangwa ahandi. Ariko aya mafaranga Jairut ni mutayarwaniramo, ndabwira bareye barubaka itimu igenda. Ntabwo mushobora kubaka itimu igenda ku bakinnyi no mwakore scouting. Apana vuga ngo Pablo ngo nuwacu ngo ni numureyo. Amakuru mfite y'indani nuko bira bintu by'umwaka ushize urabona twabonye abakinnyi nka 80 baza gukora test. Ibyo bintu kuri Rayon Sport guhera umwaka utaye imikino ntizongera gukoresha test ukundi muntu. Ngiye nabibwiye abantu ko hari umuntu wambwiye ngo ikipe, hari abantu bakomeye bashaka ko ekipe ya APR umwaka utaha izaba ikomeye, ifite abakinnyi bakomeye bahangana ku ruhando mpuzamahanga. Rayon Sport nayo nuko izaba ifite abakinnyi bakomeye, Kiyovu Sport idanangiye ikomeye, Polisi ikomeye, Gasogi ikomeye, none na za kipe ziba ziri hagati zirimo za Bugesera zishobora kuza zigakuraho amanota 3, zirimo za Mukura nazo ziri aho ngaho, ku buryo ngo ayo ma ekipe byibuze tuzabona amakipe anata azaba akomeye. So ngarutse rero kuri iki twaganiragaho, hari ibintu by'ingenzi tugomba kureba uyu munsi. Ekipe ya Rayon Sport hari ingingo ekipe afite, navuga ko ni ikipe njye ku giti cyane navuga ngo ni nziza sofa, ikeneye guhindukamo ibintu bike cyane. Ndaza no kugera muri APR naho tujye kuri umweyo waho. Na APR niko bimeze, buriya APR ni ikeneye guhindura ibintu byinshi kurenza ikipe ya Rayon Sport, kubera ko aka kanya twemeranye. Nubwo turi kuvuga uyu nguyu bita Kasapo muri Etincelle ushobora kuba yaza, ariko niyo atanaza ngiye buri hari ukuntu ntajya nizera abakinnyi bacu b'Abanyarwanda. Dushobora kuba uyu munsi muri faze rero tubonye inganijuru mwiza, sezitakaza wagira ngo ni avuye muri Gicumbi. Icyo ngicyo Rayon Sport bagomba gushaka backup ishobora kuza gukabura mwanya, kuko iki kintu umutoza nkari ingingo w'umutekinisiye ababizi. Ashobora kuvuga ngo uyu mukinnyi yegari muri forme nziza ameze neza, ariko se azahozaho? Kubera ko dushobora kubona qualification n'urugero ya Confederation Cup, bazakina iyo mikino, bakine championnat, bakine igikombe cy'amara, imikino izaba myinshi. So kandi daho ntago bazamugumana kuko nta wigiraza areponde. Bisobanuye ngo bakeneye backup. Niyo bavuga ngo babonye backup ya hano mu Rwanda, mwari mukomeje kuri Christian twongeye tunabigarukeho ngira ngo twari breakinze. Rayon Sport nayo iri mu bakinnyi iri gushaka, urumva naba na Christian nayo ngo bamugezeho. Nibazane Christian bya Gasapo kuko murabyibuka
cyangwa se habanje undi kuvugwa munyarwanda. Christian Zidane transfer ebyiri mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero nayo nigera ku bintu bya Zidane Habanje kuvugwa Christian Zidane. baretse Zidane akikinira muri polisi mu mushaka yi agasazira muri polisi Urumva? akazakora Zidane ntabwo ashaje Zidane angana na ba Emery bro Zidane ntagashaje. ntimukabe ruwa ruhara ntumugire ngo ruwa ruhara n'urw'ubusaza Iroro wani. Rasa wese ko ko natangiye kuzana imvi nyinshi cyane cyangwa no kwiyogosha bivuze ko mfite mu myaka 50 nari nayigezamo sindi muri 40 n'ingahe urashaje cyane wari kuzana imvi z'abakire buri. ni 3 urashaje Ni itatu bitariyo. ndinda kungana na Kayita Nkore Urumva? ariko umusatsi washizeho wose dosi niba bagiye kurya cyagiye turi gukina nimba yarashyize umupira ku mutwe yawushyizeho Ninjye wayikiriyaringaga myinshi. wari guhita unyerera ugahita ujya mu izamu Urumva? Kayita Nkore Dieudonné Urumva ndabara. Kuzana backup uzi wowe nk'umutoza. Byarushaho kuba byiza kubera byiza ikipe ya Rayon Sport. Kubera ko niba hari igice Rayon Sport ikizeho ni la back four yose y'inyuma. Aho turemeranya Rayon Sport ira back four yose y'inyuma. kuri kabiri iri trash. ubundi dore ikintu Rayon Sport ikeneye papa Kabiri hari ikibazo bafite. kabiri bafite ba nimero kabiri beza gatatu zana Christian Sange Ganijuru Aho nta kibazo. uri tayari azakine muri axe Chimanga gumaho ngaho Yusugumaho Emery gumaho ngaho na Rushema arahari na Fabrice agoma na Fabrice ushobora gutanga support no kuri gatatu gatandatu mwana wa Joseph Saki Aho ugende uzaye undi munyamahanga turi kumwe. w'ishanyarazi uyu uraguterera kanga 10. gatandatu Hariya Richard azaguma. nkeneye ba nimero gatandatu hari uhangana na Sake Richard azaguma. Richard amahirwe menshi ashobora kuva muri Murera Okay. kuko Aho amasezerano biroroshye. yarangiye kandi afite equipe Dubai Aho biroroshye. urumva gatandatu nabamanura abanyamahanga babiri ariko barangajwe imbere na Ba nomero Joseph Sake. 6 wazanye Sakise nyene we ni umunyamahanga rega Sake cyangwa ntari guma na Saki zana Saki ubuse tumurekereho murecyo rikawunari. Oya, reka Rikawa. ni ku munani reka wamushakira reka wongeye bifite n'uburyo bwo kumusora muri equipe anjye reka namurekera muri equipe Oya wari muwamurekeramo. Rikawa na- ikipe ya namurekera muri Jeruti niyo ni kuvuga nge reka kwakira ikipe ya Jeruti Oya Jeruti rikawa ntago yakina. Jeruti rikawa niyo Kareka byihuse. Jeruti ni equipe ijya mu matsinda ni nka Kiyovu ya Jeruti nituyigorora reka uko bano ba Abdulaziz bakijyamo ejo bundi reka baravamo buriya Pablo Kiyovu ya ya Jeruti Jeruti. ntabwo Abdulaziz bari oya niyengiye Abdulaziz Kiyovu ya Jeruti azasigara abakinnyi batarenze ndabara rikawo ufashe Joseph Sake ukamwegezaho rikawo oya rikawa ushyira pembeni ugashaka nimero 10 ndaza Joseph Sake. Oya Kuriya. ndabara niba biroroshye. Uri gupanga reba Jeruti. ego None se rikawa uri kumujyana yo. ndavuga Sake uri kumuzana ye ni bari ya Jeruti Saki Saki. niwe uretse Saki ari ndumurusha gatandatu. uretse Saki Ganda n'umugabo bitanira Musanga amusanga yanasubiye hasi Musanga asubiye hasi ubusaka muri hejuru mutabizi. Saki no kuri no ku mibare nyine arega n'abasi ku mibare Saki arabarusha bose bose arabarusha na ba Saki Ganda arabarusha Saki cya gatandatu gitsinda kiba ari kizima. ku kijyanye n'imibare Saki bose ari kubara Casemiro okay nari bireka tureka ikireho Sake urumva Oya reka ndabarasa yipangire reba Jeruti. Saki Ko mitumu zamura abakinnyi babiri bamukura zamura abakinnyi babiri bamukura ikipe ya Jeruti zamura Saki na Christian akazi Cristiano none aze kuba backup ya Saki aya Cristiano wapi nibyo ndabara kuko dore Pablo dore ikintu gikenewe uzi ikintu gikenewe Saki backup ya Christian yaba ari nziza kuri Jeruti Cristiano narindwa we tayari ari muri liste yabwo yabisohoka. ntarindwa yaba ari wa gatatu Reka oya yaguma muri equipe nta hantu yajya ntaguramo Oya yasubira muri mukuru. cyawe nta kibazo Kuri ya Jeruti ntago bikunda. babyoroshye kuri Christian yasoje amasezerano niyo mpamvu batakimukinisha rimwe akenshi urumva ubu Cristiano kujyana mu matsinda zamura Christian ntagora mu musubize umutize mukuru Umutize mukuru. kuko Saki niwe nimero ya mbere Christian aba backup Rikawa ubwo Ritombo ntabwo ndi kumubara ubwo hakenewe nomero 8 ugenda cyane. kuko umusimbura agomba kuba ari umunyarwanda nta musimbura w'umunyamahanga nshaka ahubwo se mbwira ndabara umusimbura w'umunyamahanga byibura ashobora kuba umwataka uze kunina umusimbura w'umunyamahanga w'umukaseri oya icyo nibaza
ngende kugenda ntanga ama option iyo rero aho kugira ngo onge uzane Christian ze kubakinga umuntu bita Saka uwongeye utekereza kuri Kanamugire Roger muri Gorilla ntiyagaruka akagufasha yazana Christian umwana ugifite icyo bita ugifite amata ikibazo sinagira mu batoto b'Ikigali cyangwa Rutone Chesbon ntagira mu bakobwa b'Ikigali zagira ahubwo ndabara atangiye kurara kiti crefe n'arugo nakwizerana cya Rutonesha mbabara nakwizerana cya Rutonesha kiri hariya kuri gisimbura Joseph Saki usiri wayikira ubwo tumanure Rutonesha mwandike mushyira ku gapapuro vango uwo bita ubwo ni Rutonesha na Joseph Saki kuri 6 ubwo ngo Saki abanzamo Rutonesha simbura cyane Rutonesha we nimba ari n'imiriro y'Ikigali arayimenyereye cyane Rutonesha simbura Saki ubwo rero siporo sinama turi kuyigira 8 manura oya uburetse 8 ntuvuga umuntu wo mu Rwanda oya 8 Richard nagenda kuko Richard amahirwe menshi biragoye ko siporo zamukonvenka kuko yari yabonye equipe Dubai nimba ari Dubai nimba ari he bari abarabusimuka oya ntabwo ari muri hari Saudi Arabia ariko nimenye maybe kari Dubai igihe twize guhurira hariya kuri stade avuyeyo yaranatsinze test byose byaranarangiye aje kumvikana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport we ashaka kugenera equipe ya Rayon abati ku mezi nsigaye ntago muri bungurisha afazari nasinya pre contact hazigurisha sezirangiye urumva nasinyisha cya Rutonesha mbabari 8 niyo twagezeho twageze ku 8 manura umunyamahanga kabushungu wo muri centre wa Rupopo 8 dushaka naga ari nk'uyu nguyu Abeda kina oya wa 8 usubiza impira inyuma buri kanya 8 wa Richard Pro Max reba 8 wa Daud aha uriya niwe 8 dukeneye Rayon Sport ikeneye 8 wa Daud ubwo ni Richard Pro Max yangiye vangwa Amanore Daud ariko ntabwo apira yamubaha biragoye urumva Daud yasoba mukura oya 8 ariko gusoza amasezerano 8 bazazana wo muri Rupopo aka kanya Murera wakipanze kute amafaranga Gerute ukamanura Daud ntabwo ari gusoza amasezerano se ayereka yasoza ase epi ntabwo yakwemera kajya muri yabuzwa n'iki kandi se none se oya kandi umuntu barasa aka kanya uwo bita Daud ari gusoza amasezerano gacinya chance ako Karuberi nagakate gacinya chance Denis ako kantu nshaka ko Pablo bena gakata gacinya wakoze deal y'umuntu bita gashya cyane gacinya wakoze deal y'umuntu bita nago Yannick Mukunzi rwatubyaye Abdul na rwatubyaye mwongere rwatubyaye n'aba bana bose n'uyo yarakira umwana uyu Kamotera namanura ku ifaranga rya Gerute na ukabakura muri PR uwo bita Daud ashaka umutoto w'inzobe babe baganira nta kindi Pablo azajya babe baganira urumva ndabarasubiramo usoze deal urumva ari gusoza amasezerano nibyo Daud asa ntabwo asoje amasezerano ubwo misenere yo Mediane ikindi kandi aka kanya gacinya ngo nakora iki bataza ku nakore deal hatari Amanure Daud icyo Daud akunda murakizi manura inzo ya mu mutaro rero umwana ugororetse urumva ariko reba Gerute ushaka kugira Bayern Munich equipe bundi iyo ushaka gukomera iyo ushaka gukomera ku mugano unyibukije ko ureba zino za Arsenal na za City na za Liverpool fata intwaro niba ushaka kuza ku itape fata intwaro igenderaho aka kanya Daud ntabwo avuga ururimi rwiza n'ubuyobozi bwa PL kubera iki hari bya bihana ahoramo yamyitwara bya bihana ahoramo niki we mufatiranye muri ibyo bihe amezi ko babasane basiba umonere ku buryo equipe niyo y'abafana benshi mu gihugu nawe arabizi umubwire ati wowe ndaguhise tuzajya tuguhemba ubwatsi ubu ngubu dore Gerute yatejemo ikindi turaguhereza ibi niba PL itaguhaga Daud mwaramushakira imodoka yo kugendamo abwo ngo uzatera ishoti usohoka abafana bagupfumbatiza ibinoti ubwira Daud ukamubwira ati uratsinda igitego kimwe bonus y'ibihumbi 200 kuri match aya mafaranga yonyine abafana bayamwihera kwa kundi abafana batanga amafaranga yego gacinya manukana icyo bita ikayi n'ikaramu n'umutoto ujye ubwira ikintu bita Daud wandika umwereka mu mibare
noneho nyuma ukore total ukoza agashya umubwire ati usabye Gacinya kumanura Dawudi umubwire ngo uratsinda igitego kimwe inoti ya desa ibyo ubyandika ahantu umubwire ati prime ya match ni 150 nubwo twakiriye na Rutsiro umubwire ati saleri ndaguhereza 6,000 umanuka ubwo 6 by'idolari noneho nyuma byose umukorere total ku kwezi amafaranga ashobora gufata Benitaho Dawuda urumva taho Dawuda umwereka amafaranga ashobora gufata ku kwezi umubwire ati dore amafaranga wafata ku kwezi ikindi kandi urabizi hamwe n'abafana bacu urabazi ati bazagukandira ibyo bintu uzabigeraho abatoto bazajya bagusura mu gihe cya nyuma ya match Sport ifite abatoto beza bayifana urumva abapera ariko barahari akimara gusinya amasezerano abatoto bagenda b'inzobe cyane akimara gusinya amasezerano muri Rayon Sport inbox azahita ajya muri DM ya IG azasa nk'abatoto nka 70 bamwandikiye ibyo yikunda ntabikunda se ntitubizi ariko kuba bikunda ntabwo bituma adakina umupira awukina arabakaraga n'umupira akawukara amashoti aba yakaraga ikibazo yagize ni ya ndwara yonyine iyo diri uko ari ibibazo rega yasoje amasezerano Pablo muri aperi Dawuda yasoje amasezerano ariko baramwongerera iryo jambo afanda ariko ryo ahubwo Dawuda yasoje amasezerano iryo jambo uvuze ishoronyi ndabizi ko ribageze Gacinya chance barahita bamusinyisha Gacinya nafata ikaramu ngende kumuha ibitekerezo wabonye interview y'umuntu bita Nige na Clement aravuga ati Al Hilal deal yabaye off aperi ntabwo iranganiriza Nige na Clement yaravuze ngo Al Hilal se ntibirarangira ati Al Hilal deal yabaye off ati aperi kugeza ubu nta kiniranganiriza yarabyivugiye umugabo bita Rugaju Rigari no amukoresheje interview nge narayirebeye ufata telefone yawe nyuma ya match ya aperi na Al Hilal usabe Clement ko muhura ikinyamupira muganire Clement arabizi yabaye muri Rayon azi uburyohe bwo gukina muri Rayon Clement ubu ngubu ari free ubu tuvugana asigaje imikino ine muri aperi Clement ntafite ubushobozi bwo kubanza muri la defense ya Rayon yabanzamo Clement nubwo yaba Clement bamuzana nkare ku munyamahanga umwe warekora nde mu banyamahanga Clement noneho aho bigeze ngewe ntabwo yarisha umuntu bitendeye oya ndabarasavye ngo Clement umunyamahanga emerera ntabwo yarishemera imbere umunyamahanga Clement ntabwo yarishemera ntibibaho oya ndabarasa ngo yamuza nakarekura umunyamahanga Clement ugenda azeduka murantengushye cyane warekura Yusu warekura Chimanga aka kanya Clement MVP defense ya mbere champion ishize MVP ari Clement mutangiye kumukireza defense ya mbere hasi defense ya mbere tuvugana ni yariyo Clement yasubiye inyuma banga kajya muri Esperance de Tunis nibwo bwa mbere Clement atangiye gusubira inyuma atanga ibitego bya wazi ariko Clement ntibivuze ko kuba yagize saison mbi atakora comeback no defense ari mwiza Clement umuntu hano witwa Rutebuka yasa dupangira ngo 11 ya Jairu 11 ya Jairu yabagejejeho ajezeho nde Dawuda arimo katikati cyane Dawuda uwo bita Gacinya ongera ukora indi diri y'amateka nushaka kwituva mu mupira burundu bazakwibukire kuri icyo kintu abariyo bazakwiba manura Dawuda iby'umupira utubireka wigere muri business nabara aperi ntabwo yari kuri umuntu bita kandi naso amasezerano yararangira kandi ntabwo araganirizwa aperi mu bakinnyi ifite umukinnyi yatangiye kuganiriza n'umwe wenyine yatangiye kuganiriza uwo bita Jibril Wata baramini bawo bari mu muryango usohoka bagenda kure byaranze urumva Rayoni aperi yo kora Omedi utumufata Denis Omedi akrekeke ahubwo mama kuri Rayon Jeruti ahubwo mama Dusi aracyasigaranye umwaka wa muntu oya amasezerano yarangiye imyaka itatu baba naziko nanzi ko ari ibiri Rayon Jeruti ntago Denis Omedi yabanzamo ntabwo yabanzamo imanuke muri Mali imanuke muri za Mali bagira abawinga birukanka uwo bita Rutebuka ngo Rayon Jeruti Olivier ngo mwiza Obedi kabiri Christian gatatu Chimanga na Yusu Murax Saki gatandatu
Dawudi 8 Tambwe Guruhari 10 Ojera uruhande rumwe urundi ntabya Ojera urundi ngo urundi ngo mwinga ngo witwa ngo Jules Aruma wow ndi apere yashakaga Jules Aruma ko umunyakamerone cyane no ngo batakica Rayon Sport ni ngo niri kumuganira oya ubushize twamugarutseho muri izi transfer zo mu kwa mbere Rayon Sport ubu ngiri kumuganiriza ngo ashobora hajya Jules Aruma so wari kumwe na Vincent Abubakar mu kipe y'igihugu cyane uriya uriya ni Rayon Sport yamushakaga muri Rayon Sport yamushakaga uzi uburyo ameze neza heruka amaze gutsinda ibitego bigera muri 6 ni mu manure rero ni mu manure inde Jules Aruma uriya Jeruti Aruma Jeruti ndabara Dawuda warukipanga ariko uvuga kuri Dawuda 8 Ninyobye Gacinya kora amateka Murenzi Abdallah Perezida Nemera mu baperezida bayobora Rayon Sport ngiye niwe Nemera we na Muvunyi Paul abandi ni abasanzwe Atadeye ntunabambwe urumva ariko uwo bita Murenzi na Muvunyi ariko abantu kuri Twitter kuvuga ngo bazane umuntu bita Sakibini ngo bashaka babyiye Dawuda na Saki binjire mu kibuga rimwe ariko ibaze Pablo ibaze 6 ka Saki 8 wa Dawuda niyo wazana piramide ufite la defense ariko nabi defense imbere yaho hari igisi Saki imbere ya Saki hari Dawuda Yusuf arega turi kwa defense hari imeze neza bari guhengeka Richard 6 n'uvu icyo kintu ibaze ufite Saki imbere hari Dawuda nshakira 10 ngiye 10 singiye kubeshya nagera nkagarura Kevin na amuhise oya Kevin ntabwo ari wajeruta Kevin bihe byose muri rero Kevin aje kuri 10 Kevin sabwo bamuho ari imbere ya Dawuda Kevin cyari urya amafaranga yo muri yo ntuzo cyarya bwatsi bwo muri Jamusi ngo ikibazo cya petroli nta cyantuza ntashaka kukigira hari amazina komoka kuri petroli hari amazina ndi ikibazo ngo ntago ashaka kumenya ko Iran iri kuraswa ubugunguru muri Sudan ngo ni bwinshi ngo ni bwinshi cyane essence ari kwigurija ndabara 10 akubita umusore wo muri Centre wa Rupopo ntabwo ndamuvuka reka ndebe muri ba nimero 10 bakina hano mu Rwanda mu Rwanda oya wanamubona ariko mu Rwanda reka nkwereke nindi kini 10 bano wa Musengo Tanseri oya mbabare oya Jeruti reka Musengo Tanseri wapi nindi kini 10 rya polisi Baka akareka Jabere wapi nawe none se bwo uziko mbonye ko 10 rya Kigali nishwa wapi ahubwo AS Kigali mwongera amasezerano yongerere nta 10 mu Rwanda ariko rangiza oya 10 rya Jeruti turibuza hano mu Rwanda ntaryo turibuze bikoze muri Cote d'Ivoire ahubwo se bajye kuzana Maripango muri Jamusi cyangwa bikoze hano Maripango Maripango ntabyo Maripango abanyamara Maripango yabagenda nge niba ari umukinnyi ntemera kuba ukiri muto ugatangira kujya gushaka udufaranga mu mashampiyona ya Oviovi aho ngaho mba nagukarabye nabyarangiye uzi ko akina mu kipe y'igihugu kuba uri umukinnyi ugifite imbaraga ukajya gushaka amafaranga muri za Sudan n'ubu ngubu Kevin ashobora kuza akajya asitara ku mupira cyangwa akabona gushije nimero 2 bikahita birangira harya mu gihugu cya Uganda nta umukinnyi yavuze ngo umukinnyi nka Muhire Kevin ukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ngo agiye muri Jamus hari uba warangiye nabo bose ba Maripango nta kintu oya Maripango nemera ko aje ku 10 ntabwo ari mu ikipe ya Jeruti oya Jeruti yabagenda Jeruti ikene ibintu by'ibigabo by'ibishyitsi ikintu gisekeje hano mu Rwanda nka bya Saki nka bya Dawuda hano mu Rwanda ntabwo ndi kubona umuntu watera 10 riryoshye mu Rwanda nibajye ku isoko bari buze kujyaho ntibaze kujya mu dusoko twa nimugoroba twantuni twamashu cyangwa ngo muze kuba muri kumwe ngo akawayini ngo nibiki ngo bariho mutekereza ngo mukire bashaka nimero 10 RRC Ruvumbu nzi ariko nitujya gupanga APR yo banza bose barashiramo urumva oya bashaka umuntu nka Ruvumbu rero muvuga ko mu Rwanda babiba
mugomba gufata ekipe mugaproduce hahandi aho nemeranya nawe hahandi utsinda 4 bakiba 2 ariko bibyo 2 insizi ukayibona si ibingibi ninde wabivugaga perezida ra ni wasiri wabivugaga oya ntabwo ari Wasiri sizo umuyobozi w'umuyobozi ni Matici Matici sabivugiye hano twamutumiye Matici aravuze ngo bashaka reyo ngo uriya Mutarama umusifuzi azajya ashaka kwiba bamwitanura Mutarama uriya Ngawisonga ati Ngawisonga azajya yiba 2 dutsinde 5 ariko niba ari umusifuzi w'icyitegererezo nabonye udakwiriye gusifura w'umuswa ni Ngawisonga uyu wasifuye komeza utava mu ngingo mukurasi wari ugeze imbere nangeze ku 10 akacu hano mu Rwanda twari tumubuze 10 mu Rwanda twamubuze koko nese waza no muri aperi niba abuzemo niba no muri aperi abuzemo uwaza guhangana ku 10 nimero 10 fata umuntu umenyereye apana byo kuvuga ngo tujye kuzana umu agent shaka umu scout sibyo ukurebera nomero 10 umubwire ngo nya mfite ibihumbi kubera ko ndabara Rayon Sport iheruka nimero umubwire ngo nya mfite ibihumbi mijyanye 50 by'idolari 50 by'idolari biri ku meza aza bifata nsigira amasezerano y'imyaka 3 barazana Ibrahim Baratiture ibihumbi 50 by'idolari ku meza uvuga ati dore uburyo ibintu bimeze aro bitarutebuka turi kumwe cyane uvuga ngo bazanye ngo 10 mu ntamba mu rugamba aya mbabarira none se 11 n'abarundi 11 mu rundi hari umurundi se twari twazanamo muri iyi turi gupanga nje aho azava tsoke nibareba ariko shaka shaka nk'abantu nka 4 baba scout bakuri bya scouting bafite bari qualifié nyine bafite nizo certificate nyine bafite nayo makarita y'ikora aba scout babwira ati mundebere muri Afrika y'Uburengerazuba hano muri East Africa Uburengerazuba ni kure bari bano hafi bazi oya abo ngabo bapfa kuba bahazi bo tubazo mu Burengerazuba hasigaye hava amafrop menshi oya ariko nyine bakareba Rayon Sport kuba amafrop menshi mu Burengerazuba ari ikintu kimwe Rayon Sport umuntu wigeze kuyirangira umuntu bita Onana siniyari muzima aravuga ati mfite umuntu hano dore ikintu cy'abantu mu Burengerazuba n'abatara mu bamenyereye batoto beza ko ntabwo abakobwa baba hepfira ntabwo ari beza n'ibikara cyane kobwa bikara nyine bameze ukuntu iyo bageze i Nyarugenge gatangira kubona izi nzobe z'abakobwa hano i Kigali atavuga ati ndagiye bita birangiye urumva biba birangiye byose icyo kintu nka kano kadawo kaje kaza umupira ariko umukobwa mutereka ikibero rimwe imbere bigahita birangiye otipe Pablo hari kuri touch cyangwa se mu bakinnyi nyine bakinnye hano muri shampiyona y'u Rwanda y'abanyamahanga dawa kigera aha ngaha mu Rwanda ari umukinnyi wigeze ubona ukina umupira nk'uwo yakinnye match 5 zari zihagije MVP wa Sekafa atangira ngo kujya yirarira ngo kuri kit ibi birarangiye ubona ibintu bibiri bidakora ku abatoto n'inzoga yo bivanze birangiye fata kimwe umenye kugifasha ufate kimwe kimanaginge nacyo kibaye too much birapfugwa kawo nimero 10 twamubuze nimero 10 bashaka umuntu uruhande rumwe Taiki twebwe ntabwo turi abantu Pablo rupa ikipe ya Jerut ya Jerut none se ko bose bashize nose ntabwo twemeje ko bara bose imbere basigara umwe wenyine inde Sindi hasigara Sindi ya Jerut nagashya none abantu bose bashizemo none se mu bahari ndi ufite ubushobozi bwo kwa Asumani ubwo 10 twabihaye abantu aba scout Asumani utsinda derby 10 twebwe rirenze ubushobozi bwacu twarihaye aba scout nabara 10 nabara bose bakiri 10 n'aba scout 10 abataka babiri 10 reka turekere gacinya n'abawinga batatu turekere gacinya ngo Zabaleta 10 abataka babiri n'abawinga batatu cyane tubirekeye 10 turekere gacinya abataka babiri nomero 9 n'umusimburaho ubwo ariko naho warebye nomero 9 Jerut Asumani akajya musimbura oya
ariko Sumana afite amasezerano y'umwaka. afite amasezerano umwaka umwe azahaguma ajya amusimbura bakamwongera se reka Faringanye afite oya Faringanye umwaka n'abagiye imyaka 2 Faringanye sina ko ntuza imyaka 2 reka mana Sumana yanenze karo umwaka ni 2 noneho fata uwo bita Ndikumana Sumana umuzanireho umwataka wa Giroud umeze nka Diarra abana ba Diarra umwata kugenda wa Giroud niyo Diarra ntabwo yagendaga Diarra yarahagararaga akaza cyangwa agahita gukubita urushoti ahagaze aho ngaho ako kikajyamo umwata kutsinda bingaye muri sezo tsinda bingaye muri sezo 16 umwata kutsinda ibitego 18 kuzamuka ajya Diarra saga afite 16 uko tudaheruka kubona umwataka utsinda ibitego 18 muri shampiyona y'u Rwanda deruka usenga Imana Dani nabaje uzatsinze 17 uwo muri Bugesera atsinze bingaye 18 Mari Aba 18 yabigejejeho 18 birindwi cyangwa ariko ahubwo bamanuye Mari Aba Mari Aba 18 Mari Aba muri ndabara muri Giroud Mari Aba ntabwo afite ndebera aho ngaho oya ni 12 ariko Aba yaza gusimbura Aba muri Giroud ndabara Aba yaza gusimbura akarekura Asumani Mari Aba kuri ruhara rwe ko mbona biterekamo yenyine umwata kugenda mu mabare ntabwo aza agasimbura umwataka wa Giroud utsinda 20 muri sezo arega turi kuvuga ntago ari ihangana n'umwataka na Pele turageramo ntago tushaka ihangana na Gicumbi cyangwa Pele ihangana na Bugesera ese nugera imbere ya Simba urayifacinga mu kibi urayireba mu maso nicyo tuvuga kuko amakipe tuvuga aya makipe tuvuga ejo bundi arasohoka ndebera Aba muri axe ya Simba Sport Club ari kumwe na ba Dickson Job na hantu yacu ngombwi hantu yacu umwataka aburemereye kuri Aba koza gusimbura umwataka ukenewe ni wa mwataka aburemereye kuri ntago bikunda harya bajya matsinda ni Karebo wabatakiraga Karebo agenda cyane ubundi abataka bari mobile apara umwataka uza kugira umwataka kugenda Karebo ndamwibutse we yakubise igitego ikipe twa Gurumaya hano kuri Kigali n'abataka nk'abari apara wa mwataka uri buza guhagarara none se ubwo atake babiri 7 akenewe bangahe abawinga nibo atake n'umwe usanga Asumani noneho abawinga kuri 11 urazana umwe ugomba gusimburana nande na Sindi kuri 7 uzene abashya bombi Azizi yahagumye akaza akajya asimbura winyobya agasimbura mu winga Giroud winyobya nibyo Azizi kwisha ubundi umuwinga uri kuri calibre ya Giroud hano mu Rwanda ni Uwineza Rene wenyine mu banyarwanda bahari n'abanyamahanga bakinira amakipe mu Rwanda kuko undi wavuga nigira umugisha wari Hilal ariko ntabwo yamwipima abamuzana ntibibaho namwipimyeho rwose bashobora no kugufunga Gacinya kwegereye Rene papa wamujya ndabarasagira inama Gacinya kwegereye Rene ntabwo byakunda Rene ntabwo bikunda nta mwana ari muri Giroud ya Kiyovu oya na Kiyovu ntibyakunda na Pele biragoye kandi ko Rene afite ama equipe ari kumushaka ubwo uzi ibintu ikintu gusa Apele ashaka umucyura uzi ibintu ikintu biduhaye ndabara bisa n'ibidusubije bya bindi twavuga ngo byaba Kasapu mubabarire oya Gasapu mujyana hirya dore ukuntu ibi bidushubije nituza gusubira inyuma turasanga ba Gasapu mwinyuma turasanga shampiyona y'u Rwanda nabarasa rwose aranse twibuke ko abanyamahanga umunani bajya kuri Fedo match hano mu mikino yo mu gihugu Pablo ibyo akubwira nibyo ndabarasa arashije